kuvuga ko abantu bapfushije ari ubwoko bumwe gusa. Niba abanyarwanda batavanye mu mutwe wabo inkuta zerekeranye n'uturere baturukamo, cyangwa se bakumva ko aribo bapfushije bonyine, abahutu bati twapfushije abacu batutsi n'ibiturere, abatutsi bati twapfushije abatutsi bene wacu byabo turi ibiturere. Ngiye mubwiza ukuri mushatse n'igihugu mwagise ari uko bigenze. Njyewe rafite bigenze n'abandenga kuba narakoranye n'inkotanyi kandi koko bariho, nuko navuga ko twese tugomba kwemera kuba abanyarwanda kimwe, ko nabo batutsi ari abavandimwe bacu, n'ubusimba kandi ko batutsi atari abavandimwe bacu. Abantu batashyingiranye barahwanye barasenye bakoze ibintu byinshi basangiye n'ururimi rumwe. Nta muntu uzategeka wenyine, nta muntu uzategeka. Ariko rero ubutegetsi bw'agatsiko akarimo kose nzakarwanya kugeza igihe nciye mu mwuka. Urumva se nongeye mwongerereho iki? Bamwe batagizikiwe na politike bumva ko nguko twagiye muri opposition turwanya ishyaka rimwe rukombe rya MND nguko twari twanze Habyarimana. Na Habyarimana yabimenye mbere, bahoze bavugira hano avuga ati muzitonde ejo mutazabona. Wenda bamwe nitwitonze ari umutego twawuguyemo. Ikibabaje nukongera kugwamo ubwa kabiri. Merci beaucoup. Arasi akantu kamwe. Abiho. Arasi akantu kamwe.